ugira ngo se Umar ibn al-Khattab aranyuzwe nyuma yo kuvuga amagambo nkaya? Reka da. Arakomeza ati wallazi nafsi biyadihi lawla an yaqula an-nasu zada Umar fi kitabillah. Kubera ko abashia aya za Qur'an ntago zose bazemera nkuko ziri, ko iyo ntaza gutinya ko abantu bazajya bavuga ko hari ibyo Umar yongeye muri Qur'an, nari gufata Qur'an nkayongeramo iyo aya. Uislamu bw'umwimerere, Abu Muhammad Shia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innahu khayru nasirin wa mu'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abayisilamu batari abashia, bamwe muri bo by'umwihariko abawahabi, iteka usanga bagenda bamamaza ko ngo abayisilamu b'abashia batemera Qur'an. Hari naho bagera bigafata indi ntera bakavuga ko abashia bafite Qur'an yabo. Ukuntu yemera Qur'an bitandukanye n'ukuntu ahlus sunna wal jamaa bemera Qur'an. Kubera ko abashia aya za Qur'an ntago zose bazemera nkuko ziri. Mu kwemera Qur'an kwabo bagifitemo icyo bita tahrif, guhindura. Nka aya bashobora kuzisoma bakazisobanura bitandukanye n'uburyo zimeze. Kwemera Qur'an ntibihagije kuvuga ngo n'abashia ngo twemera Qur'an mu gihe hari aya bahindura. Mu gihe hari aya bavuga yuko abasahaba ngo bahishe nyuma yo gupfa kw'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyo umuntu avuze ngo hari aya abasahaba bahishe, abapinze aya ivuga ngo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Suratul Hijr aya ya 9, Mwenyezi Mungu ubwo arivugira ati mukuri nitwe twamanuye Qur'an. Adh-dhikr huna bimaana al-Qur'an, urwibutso ruvuga ni Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, ni natwe twiyemeje yuko tuzarurinda urwo rwibutso. Qur'an Mwenyezi Mungu yiyemeje kuzayirinda ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kugira icyo ahindura. Dalili igaragaza ko Qur'an idashobora guhindurwa, uzajya ureba iyo umuntu ari kuyisoma akibagirwa, yibutswa mbere y'abana batoya mbere yuko abakuru bibuka yuko yibagiwe. Ese Qur'an umuntu yibagirwa agahita yibutswa, murumva Imana itariyemeje kuzayirinda? Qur'an Allah yiyemeje kuzayirinda kugeza ubwo izazamurwa mu ijoro ryose, ngo hadithi tubwira ngo hari ijoro Qur'an izakurwa mu bantu bose, izamurwa isubire kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika abashia barabeshya cyane ngo bemera Qur'an, kandi ntabwo ushobora kwemera Qur'an hari ayo utemera, hari ayo usobanura nk'uko ubishaka. Uvuga yuko mushafu Fatima, bo bemera hari icyo bita mushafu Fatima, mushafu bitirira umukobwa w'intumwa y'Imana Fatima bita Az-Zahra. Bavuga yuko ari mushafu irimo amajuzu 40, twiyacu twemera ngo irimo amajuzu 30. Ibyo byose ni ukubeshya bidafite aho biva. Uyu mumaze kumva we sinirirwa mutindaho cyane, dore ka nivuguruza mu byo avuga ati iyo umuntu avuze ko hari aya abasahaba bahishe, abapinze aya ivuga ngo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, twamanuye urwibutso kandi ni natwe tuzarurinda. Hanyuma se uvuga ko abashia bahinduye Qur'an we, cyangwa se ko bafite Qur'an yabo, uwo ntabwo abapinze iyo aya. Tekereza kabiri kubyo wigisha muvandimwe, yungurura neza inyigisho zawe. Mu byo yavuga hari n'ahagera kisubiza ubwe ati Imana yiyemeje kurinda Qur'an, niyo wakwibagirwa umwana muto yakwibutsa, nta wagira icyo yihinduraho na kimwe. Kandi agasubira inyuma ati abashia bahinduye Qur'an, bafite Qur'an yabo. La ilaha illallah. Arasa n'uvuga ibyo adatekerezaho. Hanyuma rero nyuma y'ibyo mu magambo make cyane, uwo ari we wese wakumva na magambo nk'ayo yuko abayisilamu b'abashia bahinduye Qur'an cyangwa se ngo bafite Qur'an yabo, ahubwo wowe mugarure kuri Qur'an. Kubera iki? Icya mbere nuko wasanga ibyo avuga ari ibintu atazi, adafitiye ubumenyi. Ni ibintu biri aho ngaho gusa, yumva n'abandi bivugwa, ntazi impamvu bivugwa, ntazi ikigamijwe, hanyuma naho agahitamo kubigenderaho gutyo gusa, kugenda byamamaza. Nta nubwo byibuze yari yicara ubwe ngo akore ubushakashatsi, acukumbure, amenye ukuri kwabyo. Qur'an iti wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ntukome nyuma y'ibyo udafitiye ubumenyi. Suratu Isra aya 36. No kuvuga ngo iyo Qur'an ashinja abayisilamu b'abashia kutemera, iramubuza kugendera ku bintu by'ibihuha, ibinyoma,
ibyo atazi n'ibindi nk'ibyo byose. Aya ni nyinshi cyane zigaruka ku magambo nk'aya ngaya. Icya kabiri, niba ari umuntu usobanukiwe uciye akenge nk'aba bashekhe b'abawahabi mwirirwa mwumva, muhamagarire kuganira nawe kuri aya igira iti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ngira ngo mwumvisha ko n'umushekhe watangiye yigisha yagarutse kuri no aya cyane. Imana iti nitwe twahishuye iyi Qur'ani, ni natwe tuzayirinda. Suratul Hijr aya ya 9. Bavandimwe ba Islam, iyi aya yonyine gusa irarangiza iki kibazo. Mu by'ukuri ni gute Imana yaba yaratanze isezerano ryo kubyanga byakundi igomba kurinda Qur'ani, hanyuma abashiya bakagira ubushobozi buburizamo iryo sezerano, bakihimbira Qur'ani yabo bwite, bagahindagura Qur'ani? Ibyo bintu bibaho? Uwo ari we wese arumva ko bidashoboka. Imana iti nzarinda Qur'ani, nyuma yaho haje umuntu agize ibyo yivanamo cyangwa yongeramo. Ubwo se twaba tuzi Imana turimo tuvuga iyo ariyo? Hanyuma rero kubijyanye no kuba ngo abashiya bafite Qur'ani yabo, ndibariza ibibazo bine gusa birusheho gusobanuka neza. Icya mbere ndabaza nti, ese hari uwatwereka byibuze page imwe yo muri iyo Qur'ani y'abashiya? Nubwo byaba agafoto kayo, page irabuze. Mutwereke byibuze aya imwe ituruka muri iyo Qur'ani y'abashiya. Niba mutabishoboye uyu munsi, dore ko mutigeze munabishobora mu bihe byashize, ntimwibwire ko muzabishobora ejo hazaza. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Mutinyu umuriro utazima wateguriwe abanyabinyoma nkamwe, ibicanwa byawo n'abanyabinyoma nkamwe. Mwe mwumva ko kuri kwanyu kuzajya kumvikanira mu kubeshya rubanda rw'abayisilamu k'abashiya batemera Qur'an, ko bafite Qur'an yabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ikibazo cya kabiri, ese ko abashiya bagira ibyicaro bitandukanye by'idini, amarushanwa ya Qur'an n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kandi ko muri ibyo byicaro basomeramo Qur'an, nihe mwari mwumva abashiya bateranye bagasoma ikindi kitari Qur'an musanzwe muzi, nyamara bo bakita Qur'an? Mutinye Imana bavandimwe ba Islam. Icya gatatu ndabaza nti, kuki iyo muganira n'abashiya mubaha gihamya muri iyi Qur'an twese tuzi, mubahamo izo gihamya gute kandi muzi ko batemera iyi Qur'an yanyu, ahubwo bafite iyindi yabo ku ruhande bemera? Ibyo bishoboka bite? Icya kane ndavuga ntabashiya baramutse bafite Qur'an yabo ikaba ari ibanga ryabo gusa baziranyeho, iyo Qur'an ntacyo yaba imaze na kimwe. Gusa kandi yagaragara, yaba inazwi, twabasha kumenya ngo igizwe na aya zingahe, amasura angahe, amajuza angahe n'ibindi bitandukanye. Ariko kuko ari baringa mwihimbiye mukayigereka ku bashiya, nta makuru nk'ayo tuyifiteho. Hanyuma rero hari abashingira ku mahadisi amwe namwe yanditse mu bitabo nka kimwe cyangwa se bibiri by'abayisilamu b'abashiya, ugasanga barabashinja ko ngo batemera Qur'an. Ariko se buri hadisi yose yanditse mu gitabo runaka iba ari hadisi sahihi igenderwaho bubi na bwiza? Muramutse ari uko nguko muzi dini, wallahi byaba bibabaje cyane. Gusa uretse ko byaba binatangaje, hadisi zigira amoko, hari hadisi z'ukuri, hari izitari ukuri, hari izo kutitaho, hari izo gusesengurwa, hari izicitse intege, ziza mu byiciro bitandukanye. Ntago hadisi yose ibonetse mu gitabo biba bisobanuye ko byanga bikunze ari iyo guhita tugenderaho. Ibyo ngira ngo nibizwi cyane muri mazahibu zitandukanye. Ikindi gitangaje nuko mudutunga urutoki rumwe eshatu zibareba. Nimujya gutera amabuye ku nzu z'abandi, mujye muzirikana ko iyanyu yubakishije ibirahuri. Uti gute rero? Mu bitabo byanyu huzuyemo amahadisi menshi cyane agahishye. Navuga nti ni uruhuri rwa hadisi. Hadisi zimeze zite? Zitanga ubutumwa ki? Zemeza ko Qur'an yaba yarahindaguwe
ni ukuvuga ngo hari ibyahoze muri Qur'ani hanyuma biza kuvanwamo. Bityo natwe dushobora gushingira ku mvugo nk'izo zigaragara mu bitabo byanyu twemeza ko mwe abasuni n'abawahabi muri rusange mutemera Qur'ani, mwemera ko Qur'ani yahindaguwe cyangwa se mufite Qur'ani yanyu n'ibindi. Urugero rwa mbere, umwe mu bamenyi b'abasuni witwa Abdul Wahhab Shi'rani witabye Imana mu mwaka wa 973 Hijriya yarivugiye ati walaula ma yasbiqu lilqulubi ad-da'ifa wa wad'u al-hikmati fi ghayri ahliha labayyantu jami'a ma saqata min mushaf Uthman. Subhanallah. Ati iyo bitaza kuba ari ukwirinda ko imitima ya bamwe mu bayisilamu ishobora gutana, iyo bitaza kuba hikma, nari kwerekana aya zitigeze zikusanywa ngo zishyirwe muri Qur'ani yakusanyijwe na Uthman, yani iyi Qur'ani dufite uyu munsi. Bisome muri Kibriyatul Ahmar page 143. Aya magambo ubwo yaratwumvisha buryo ki Qur'ani dufite uyu munsi ifite ibiyuburamo. Bivuze ngo ntabwo yuzuye. Abasahaba bakusanyije Qur'an ariko hari imwe mu mirongo batigeze bashyiramo. Twibukiranye ko aya ari amagambo ari guturuka he mu bitabo by'abiyita Ahlus Sunna wal Jamaa. Nyamara rimwe na rimwe wareba ugasanga ni n'amawahabi saba sunni. Urugero rwa kabiri, ndavuga ndi mu by'ukuri hadithi zivuga kwihindagurwa rya Qur'an mu bitabo by'abasuni n'abawahabi ni nyinshi cyane birenze urugero, nkuko umumenyi mu basuni n'abawahabi akaba n'umusobanuzi wa Qur'ani Alusi yabyivugiye wa riwayat fi hadha albab akthar min an tuhsa. Ati hadisi zivuga ibyerekeranye no kuba haba hari ibyavanywe muri Qur'an mu bitabo byacu ni nyinshi cyane ku buryo burenze urugero ntiwazibara ngo uziheture. Bisome muri Ruhul Maani umuzingo wa mbere page ya 24. Urugero rwa gatatu ndacyakomeje, Umar mwene Khattab yaravuze ati kunna naqra fi ma naqra min kitabillah an la targhabu an abaikum fa innahu kufrun bikum an targhabu an abaikum. Witwa Umar ibn al-Khattab aravuga ati kugiye cy'intumwa y'Imana twajyaga dusoma muri Qur'ani ayivuga ngo bayisilamu ntimugacana umubano na baso, muramenye ko kwitarura baso ari ubuhakanyi. Bisome muri Sahihul Bukhari umuzingo wa 8 page ya 26 hadithi yaho y'6918. Tukibaza duti iyi aya Umar avuga muri Qur'ani dufite uyu munsi tuyisoma mu yihe sura? Nimba hadisi nk'iyi kuba yagaragara mu gitabo nka Sahih Bukhari ari byo bituma abemera icyo gitabo bahinduka bahakanyi, Umar wavuze iyi hadisi tumwita iki? Hanyuma bamuyoboka bo twabita iki? Urugero rwa kane, Umar ibn al-Khattab tena yaravuze ati kanat suratul ahzab mithla suratul baqara aw atwal wa kana fiha ayatul rajm. Ati mu by'ukuri suratul ahzab yari ifite aya zingana n'iza suratul baqara cyangwa se yewe zinayirusha ubwinshi, kandi muri suratul ahzab hahozemo aya ivuga ku kwicisha amabuye umusaza n'umukecuru basambanye. Bisome mu gitabo Durul Ma'thur umuzingo wa 5 page 180. Mu yindi mvugo ngo bivugwa ko umunsi umwe Umar yabajije abasahaba bagenzi bati ese suratul ahzab ifite aya zingahe? Asubizwa ko ngifite aya 73. Nuko arababwira ati kugiye cy'intumwa y'Imana wallahi suratul ahzab yari ifite aya zijya kungana na aya za suratul baqara. Bisobanuye nguki? Kora imibare urebe, suratul baqara ifite aya 286, vanamo aya 73 suratul ahzab ifite, turasanga aya 210 na zingahe zose zo muri suratul ahzab zarasibwe, zaravanywe muri Qur'ani dufite uyu munsi. Ninde wazisibye? Yazishyizehe? Ibyo wabibaza Umar ibn al-Khattab n'abamuyoboka. Nibutsa ko ibi ni ibitabo by'abasuni turi kugenda twifashisha. Urugero rwa gatanu, Aisha umugore w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yarivugiye ati قد نزلت آية الرجم والرضاعة الكبيرة 10
ولقد كان في صحيفة تحت السريرة فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. ati ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hahishuwe aya ivuga ku kwicisha amabuye umusaza n'umukecuru basambanye, hamwe na aya ivuga ku konsa umugabo utari uwawe inshuro 10 ngakunda hinduke nka musaza wawe bityo ube wamujya imbere utikwije nta kibazo. Iyo aya ngo yari yanditse ku kibabi cyari munsi y'uburiri bwanjye. Uyu ni Aisha ubivuga. Hanyuma ngo intumwa y'Imana ubwo yapfaga, ihene yaraje yinjira mu buriri bwa Aisha, bo bahugijwe no gushyingura intumwa y'Imana, ngo irya icyo kibabi. Bisome mu bitabo by'abasuni bikurikira: Sunanu Ibn Majah umuzingo wa mbere page ya 626, Mu'jamu Awsat cya Tabarani umuzingo wa 8 page ya 12, Ad-Durrul Ma'thur cya Suyuti umuzingo wa 2 page ya 135, Musnad Abi Ya'la umuzingo wa 4 page ya 323, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubundi byose hamwe bigera muri 6 yewe binarenga biri mu hadisi imvuga imeze ityo. Bavandimwe b'Islamu, ibi byose turimo gusoma ni ibitabo bya Ahlus Sunna wal Jamaa abiyita iryo zina. Ese dushingiye ku byo turimo gusoma, Qur'an iruzuye cyangwa ntiyuzuye? Buri wese yisubiza ubwe. Twakomeje gusa ni byinshi sinzi ko dushatse kubimarayo byose twasoza. Urugero rwa 6 nuko Umar yavuze ati ku gihe cy'intumwa y'Imana twajyaga dusoma iyi aya ivuga gutya ngo ash-shaykhu wash-shaykha idha zanaya farjumuhuma, umusaza n'umukecuru nibasambana mujye mubicisha kubatera amabuye. Bitusome muri At-Tabaqatul Kubra umuzingo wa 3 page ya 334. Ese ninde watubwiri isura iyi aya igaragaramo? Ugira ngo se Umar ibn al-Khattab aranyuzwe nyuma yo kuvuga amagambo nkaya? Rekada. Arakomeza ati wallazi nafsi biyadi laula an yaqula an-nas zada Umar fi kitabillah lakatabtuha. Ati ndahiye kufite ubugingo bwa Umar mu biganza bye, ubwo ni Imana, ko iyo ntaza gutinya ko abantu bazajya bavuga ko hari ibyo Umar yongeye muri Qur'an, nari gufata Qur'an nkayongeramo iyo aya ivuga ku kwicisha amabuye umusaza n'umukecuru basambanye. Subhanallah. Aya magambo ari mu bitabo bitandukanye bya Ahlus Sunna wal Jamaa nka Ikhtilaful Hadith cya Shafi'i page ya 533, Sahih Bukhari umuzingo wa 8 page ya 113, Sunan Kubra cya Baihaqi umuzingo wa 8 page ya 213, Fathul Bari cya Ibn Hajar umuzingo wa 12 page ya 127. Reka ducumbikire hano izi ngero dusanga mu bitabo bya Ahlus Sunna wal Jamaa, twibaza ngo ese kuba mu bitabo byabo hagaragaramo imvugo nk'izo zose turebeye hamwe bitume natwe tuvuga ko batemera Qur'an cyangwa ko bafite Qur'an yabo? Hanyuma se aya aho Imana ivuga ko ari yo yamanuye urwibutso ari rwo Qur'an kandi ko ari nayo izarurinda, tuyishyire hehe? Mu by'ukuri bavandimwe b'Islamu, byinshi mu bihwihwiswa ku bayisilamu b'abashiya uzasanga biba ari ibintu by'ibinyoma n'ibihuha bigamije gusa kwangisha abantu abashiya. Hahandi bagukura umutima ugasigara wiyumvisha ko ahari binashoboka ko umushiya yaba atari n'umuntu usanzwe nkawe, nyamara atari ko kuri. Ibyo bikorwa mu rwego rwo kugira ngo aho uzabona umushiya hose uzahunge wiyumvisha ko rwose watari n'umuyisilamu, yewe watari n'umuntu nkawe, ari umuntu uteye ubwoba cyane. Bityo nibyo wari kuba wiga cyangwa se wigira ku mushiya uyu munsi ntiwabimwigaho, nibyo yari kuba gusobanurira ku bijyanye n'imyemerere y'uyu munsi ntiwamutega amatwi, kuko nyine barakurangije, bamaze kukoza mu bwonko tayari, bamaze kukumvisha ko umushiya atemera Qur'an, afite Qur'an ye n'ibindi binyoma nk'ibyo byose bigenda bivugwa ku bashiya. Mu by'ukuri nta muyisilamu n'uyu n'umwe ahava kagera utemera Qur'an. Gusa abayisilamu bashobora gutandukanira kuri za tafsir, ibisobanuro baha imirongo imwe n'imwe ya Qur'an. Uko niko kuri
ibindi ni akazungu babakina bavandimwe b'Abayisilamu. Ndasoza mbamenyesha ko iyi cano ari yanyu mwese, by'umwihariko mwe mufite byinshi mwumva cyangwa se mwibaza ku bushiya n'abashiya. Harageze ko musobanukirwa ukuri kwa shiya, mukuvanye ku bashiya nyirizina, apana gusa kubwirwa iby'ubushiya n'abanzi babwo ngo birangirire aho ngaho. Ndasaba Imana ko yabaha ibyiza, ndasaba Imana ko yaborohereza, ndasaba Imana ko yatwongerera ubumenyi, ndasaba Imana ko yaduha ijuru. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.